نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri abo, Allahumma amin. Kubw'ibyo rero n'umuvandimwe Khalifa, nk'uko mubizi turi kumwe n'umuvandimwe usoje kaminuza muri iki kigo cya Jamia Islamia. Urabona ko aha turi inyuma yacu hari geti cyangwa se amarembo ya Jamia Islamia, Jamia cyangwa se universite mpuzamahanga iri mu gihugu cya Saudi Arabia, by'umwihariko mu mujyi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mu mujyi wa Madina. Kubw'ibyo rero hari ibyo aduhishiye cyangwa se hari ibyo afite, hari ni amatsiko dufite mu bibazo wenda turi buze kumubaza, anatugira n'inama twe asize, dore ko ejo bundi cyangwa se mu minsi iri imbere ari bube ari mu rwatubyaye cyangwa se u Rwanda. Tukaba turi buze kumuha umwanya insha Allah akatwibwira, akatubwira n'ibyo yagiye yunguka muri iki kigo, akatubwira by'umwihariko n'icyatumye yiga idini ya Islam ndetse n'ibyiza byayo. Turaza kungukiramo byinshi biidhnillah. Tumuhaye ikaze rero, falyatafaddal anabibwire, hanyuma dutangire insha Allah. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullahi azza wa jal, wa khayral hadi hadi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fin nar. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala: yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abiwe ndetse n'abamukurikiye n'abazakomeza gutera ikirenge mu cye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo, Allahumma amin. Umuvandimwe arakoze cyane kuba yifuje ko tuganira, cyane cyane nk'umuntu babanye imyaka 5 n'igice hafi 6 aha kuri ubutaka butagatifu mu mujyi fi madinati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mu mujyi wa rasul sallallahu alayhi wasallam, ariyo manba'ul ilm, isoko, ari umujyi w'isoko ry'ubumenyi, akaba ari umujyi ubuyisilamu bwubakiwemo nyuma y'uko rasul sallallahu alayhi wasallam aravuye Maka muri hijira, yimuka ava i Maka aza i Madina, akaba yarahabaye imyaka igera ku 10 n'amategeko menshi yagiye amanukira hano i Madina. Kubw'ibyo rero ni fursa cyangwa se ni amahirwe akomeye cyane kubona yamaye akanya nk'aka ngaka kugira ibyo twibukiranya mu ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala, no kwibukiranya mu ngabire zijyanye n'urugendo twaje gukora aha ngaha, aho twaje tuje gushaka ilmu. Uko dutangiye tubivuga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, wa wundi uzafata urugendo agafata inzira agambiriye kugira ngo abone ubumenyi, al-ilmu shar'i, ubumenyi bushingiye kuri Qur'an, ku gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, no ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rasul sallallahu alayhi wasallam aravuga gute? Sahala Allahu bihi tariqan ila al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala azamworohereza inzira igana muri al-janna. Hamwe n'ibyo byose rero, ntago Allah subhanahu wa ta'ala yagiye avuga ngo ikintu kizaba impamvu yuko umuntu yoroherezwa kugira ngo agere muri al-janna cyorohe nko kunywa amazi, cyangwa cyorohe nko kunywa amata. Kubera ko Rasul sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati hujibatin nar, ati umuriro uzengurutswe n'ibyo umutima ukunda, naho ijuru rizengurutswe n'ibyo imitima yanga.
kuba umuntu yabyuka agatawaza akava mu buriri mu buryohe, nuko hari ibyo abayigomwe. N'iyi nzira rero yo gushaka ilmu, ntago Rasuli yavuze ngo Imana imworohereza inzira yo kujya muri aljana ari ukuza gusa ari mu buzima bw'umudendezo umuntu abajemo. Ni ubuzima uhuramo n'ibintu byinshi cyane, ari nabyo umuvandimwe yaratangiye ansaba yuko twaza kuvugaho mu kanya gatoya, ariko mazina yanjye nitwa Nsoneye Idrissa, mu rugo ni Kigali, abazi mu Rwamara munsi y'akagari ka Rwamara barahazi, aho niho mu rugo twakuriye. Fakirite rero nari maze kwiga hano ni fakirite ya sharia cyangwa se amategeko y'Ubuyisilamu ashingiye kuri Qur'ani n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. umuvandimwe arakoze rero, Allah amwishimire. Wenda turaza kumubaza sharia wenda icyo bisobanuye cyangwa se n'ibyaba birimo, araza kudusobanurira. Ariko mbere na mbere ikibazo cy'amatsiko nari mfite, n'abandi bashobora kugira amatsiko, ngo mbere na mbere wenda kugira ngo utere intambwe ushake ubumenyi bwa Islamu, mbese byatewe n'iki cyangwa se niyihe mpamvu yabaye kugira ngo ube watera intambwe bw'idini ya Islamu? Bismillah. Umuvandimwe arakoze cyane ku kibazo cyiza, ikibazo ntekereza yuko ngerageje kugisobanura munsi y'iminota 5 naba mbeshye, kuko harimo byinshi cyane. Harimo ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala ngiye mfata nka mu'jiza min mu'jizati Allah subhanahu wa ta'ala, fata nka bimwe mu bimenyetso cyangwa se mu bitangaza bya Allah subhanahu wa ta'ala. Icya mbere nuko nifuje kwiga idini y'Ubuyisilamu no kubisobanukirwa kuva nyiri muri primaire. Niga muri primaire nshaka kuba nakiga idini nkayisobanukirwa. Primaire ndayirangiza, maze kuyirangiza nigaga kuri MPB. Sinzi niyo navuga ati Onatracom, école maternelle et primaire islamique de Biryogo, Onatracom, aho twita kuri Onatracom. Aho rero naje kuhasoza ngira inema yo gutsinda, ariko ku rundi ruhande isa nkaho ibaye imbogamizi kuri cya cyifuzo cyanjye cyo kuba nakiga idini. Makura amanota meza biiznillah ku bubasha bwa Allah, nerekeza ku kigo i Butare bita Groupe Scolaire Officiel cy'i Butare, abantu barakizi. Aho rero ni ibintu byose byo kuba nakiga idini nahise numva bibaye nkaho bibaye imbogamizi. Kubera iki? Kubera ko umuntu ugiye ku kigo nka kiriya, abantu bakizi bazi mawqifu yacyo cyangwa se igihagararo na daraja gifite mu Rwanda. Ntabwo ari ikintu ushobora kuba watinyuka ku mubyeyi umubwira ati njye ndashaka kujya kwiga kuri institut. Asuna ntago ababyeyi baba bana institut, ntago ibi birukangamo mu mutwe cyane ngo babisobanukirwe, bitewe n'amateka yacu Ubuyisilamu kuno bwageze mu Rwanda n'urwego rwa ilmu ku babyeyi bagiye bafite. Icyo rero nagifashe aho ari imbogamizi, ariko hari nka hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko kullu shay'in tabi'a li hikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Buri kintu cyose kitugeraho kiba kiri mu hikma za Allah. Naje gukomeza rero, bikomeza gutyo, yambogamizi irakomeza, turonkome ndatsinda nanone. Njya aho hano kuri gare yo mu mujyi hahoze ikigo cyitwa Eto Muhima, ubu ngubu babihinduye IPRC nayo turahize, batwimurira Kicukiro. Maazalika, hamwe n'ibyo byose nari ngifite za ntego zo kuba nakiga idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Secondaire nayo naje kuyirangiza, biba kwa kundi mbonye university yari gukomeza muri IPRC Kicukiro. No amplis nari ndi kwiga domaine ya muzehe, ni umwubatsi. Kuba nagenda nkamuhingutsa ijambo ati ibi bintu ndabiretse ngiye kwiga idini, ntago ari ikintu yari gupfa kumva, nanjye sinzi aho nari kugihera kugira ngo nimubwire. Narakomeje niga hariya IPRC Mura, habayo jamaa ya Kiislamu nziza alhamdulillah.
yatumye noneho ndusha gukundaho ubuyisilamu. Baranahageze hamwe n'ubumenyi buke cyane, buke navuga ngo sinzi ukuntu nabugereranya mu buke bwabo, ariko ma'azalika hamwe n'ibyo byose bangira imamu wabo. Bangize imamu wabo rero nibwo noneho nasaga nkaho ninjiye muri domaine ariko ntarayizi. Icyifuzo cyanjye nari mfite mu myaka yo guhera mu 2004, ubwo twari tugeze mu 2014, nibwo cyongeye mu mutwe wanjye nk'ikibyuka. Allahu akbar. Ubwo ni ukuvuga ngo njye narize umwaka umwe ariko mwiga hariya Kicukiro umeze nk'ibigeragezo, nirirwa mu musikiti, rimwe na rimwe nkajya kwiga nkumva simbishaka. Mwaka wa mbere ndawurangiza falilahi alhamdu, tugera mu wa kabiri, twara twigaga imyaka 3 tugasoza. Tugeze mu wa kabiri niho noneho byakomeye, numva ubwanjye meze nkaho ngiye gusara, ariko ibintu byose hari igihe bituruka mu busabe umuntu yagiye asaba. Burya ubusabe bugenda bukurikirana umuntu, niyo mpamvu umuntu ashobora gusaba ikintu kirimo imbogamizi, Allah akagenda akimuharika, akagenda arwana nacyo na za mbogamizi, kubera yuko Allah yastajibu dua, Allah yakira ubusabe bw'umuntu. Ukabona nubwo waba uri kumuhatiriza harimo imbogamizi, hari igihe abiguhereza. Ari nayo mpamvu abantu bagomba gusaba Allah, bakajya bamusaba kugira ngo ajye abahitiramo hagati y'ibyo bashaka. Byarakomeje rero biranesa, nkajya ninjira mu shuri. Icyo gihe noneho nari nangiye kuzajya niga ku mugoroba, ninjira mu shuri, hashira umwanya mangari bikaba birageze, nkajya mu musikiti tukajya gusari. Nangira noneho kwanga gusubira mu shuri, namara gusari mangari binahita nicara mu musikiti, ngafata ibintu by'ibitabo byari biraho ngasoma. Ndagenda noneho ishuri ndarireka neza, ndarireka. Abandi baba bari kwiga, nkigira ku mayesikariye ahantu nkicarira ngatekereza. Mbona ndi kurwana na nafsi, ariko aho mu ncamakeya kuko ni inkuru ndende, naje gukora struggle kugira ngo njye kwiga. Ndepoza za Sudani, ndepoza inshuro ebyiri banyanga batamfata. Abo twadepozanyije babafashe kubera iki? Kubera ko njye nararize construction muri secondaire, kandi construction hariya civil engineering ntabwo yari ihari muri Sudani. No kuvuga ngo rero ntabwo bari ku midini, kuko bayihaga umuntu wize idini cyangwa wize math physique cyangwa za biochimie. Ntabwo nayo nabyize, ntabwo bari kuma kwigayo civil engineering, kuko nayo bari bafite za computer n'ibindi. Ubwo nako ndepoza n'ahandi, ndepoza mu Misiri, ndepoza muri Libya. Icyo gihe maze no kudepoza hano 8, ndagenda ndiheba kabisa. Uko inshuro ya kabiri ajyanye n'abayisilamu twiganaga babiri babahitamwo Sudani hariya, naha nababaye, ahandi umuntu amarira bagiye kuza ariko ukihangana. Ndagenda ndikingirana mu rugo, ndikingirana, ndagenda ndarira kweli, ariko ndahaguruka. Ibintu ndi kuvuga kabisa ni ubuhamya buri haqiqi, harimo ari nayo mpamvu navuze ati ni mu'jiza, ni ibitangaza bya Allah subhanahu wa ta'ala. Yukana sayira kebyiri, saba Allah subhanahu wa ta'ala niba yarangeneye kwiga idini azame kuyiga aheza haruta aho anyimye, aheza haruta Sudani. Naam, ngomeza ndi kwiga hehe? Ndi kwiga IPRS, ariko byaranze neza, nsanga aho ndi gusunika. Hari umwe mu bavandimwe rero naje gutura ishida, ndamubwiye ati ngewe ndashaka gukora struggle, ngiye kwiga idini njye Sudani. Bari bambwiye ko ngo iyo ugiye ukajyayo uhura n'ibibazo igihe gito, ukwezi kumwe, amezi 2, ariko ukageraho ukabona ishuri. Ubwo washakaga kujyayo utakiriwe, ugasa nk'ugiyeyo gusura, ugasaba ishuri ugiye gusura. Tabane niko byari bimeze. Umuvandimwe uba hanze, wenda ntago muvuga amazina ye kubera umutekano we, yanyoreje 100,000. Amaze kunyohereza 100,000, n'undi muvandimwe wo muri famiye utari umuyisilamu yumvishe ngo ndashaka kwiga Icyarabu, nambwira ngo Icyarabu gifite akamaro, ama nawe 100,000 bibaye 200. Ndagenda mbyirukamo mbona wapi ntago biri bushoboke. Ubwo niko ndi guhura n'ikibazo, ngakuramo 5, ngakuramo 3. Ngeze aho ngaho ndavuga ati ni amana abantu bamaye.
wa muvandimwe wa hanze yarongeye arambwira ati wallahi mbwiza ukuri, niba amafaranga yarabaye makeya mwohereza. Ndamubwira ati ntabwo yabaye make. nimubwira gutyo bukeye anyohereza andi 70. Allahu akbar. Niko amana noneho iri kwiyongera. Byarangiye noneho vuze ati aya mafaranga bamaye noneho agiye gutuma noneho mbireka biriya bintu byose, civil engineering mbambikubise ku ruhande, mbashakishije ishuri. Nibwo haje amakuru bambwira ati nzajye muri Kenya, hari ikigo umuvandimwe abimfashamo, n'umuvandimwe wigaga muri Kenya bita Isa. Allah subhanahu wa ta'ala hari amuha ibyiza kandi azana bimushyiriye ku munzani w'ibyiza kuri ubwo bufasha yamfashijemo. Naje kujya Nairobi, tujya mu kigo cya Rafu. Icyo kigo nacyo byari biri mu busabe. Nyuma yaho nageze aho noneho ibya Sudani narabonye ko byanze, saba Allah ndamusaba, kubera hari umuvandimwe wigaga ahangaha yarambwiye ati ujye usaba kwiga idini mu busabe bwawe, usabe uziga imadini. Mbishyira mu busabe nkajya mvuga ati Mana uzame kwiga, ume kwiga imadina. Mbishyira mu busabe ariko nkajya nsaba ati ya Allah, bitewe n'ukuntu ndi dhaifu nta kintu nzi mu rurimi rw'icyarabu mu dini, uzame kujyayo atari ku ntangiriro, uzame kwiga i Bugande cyangwa muri Kenya. Abishyize mu busabe, Allah amitiramo rero kwiga muri Kenya. Amakuru yaraje nayo n'indi story ndende. Umuvandimwe yarari mu Rwanda ajya muri Kenya, njyayo nta muntu nzi usibye uwo nguwo. Mvuga ati ningerayo nkaba namubura, ndahita njya mu muhanda wa Nairobi. Ariko yagize neza, mu masaa moya z'ijoro nibwo nahaserutse. Ndagenda, abandi byabasabaga kugenda bagakora interview, hari amafaranga bari bafite nta na kimwe nari nzi, nta habari nari mfite. Wagiye nta makuru ati ngiye kwiga idini gusa. Ngiye kwiga idini gusa. Naragiye nsanga na interview uwa nyuma yayirangije. Barandeba umuyobozi Sheikh bitaga Sheikh Abdul Wahhab, Allah mwishimira, umushahuri kuri sunna. Arandeba, areba ukuntu meze, areba ukuntu nababaye, areba aho mvuye, arambwira ati se niko sha kabandi bakoze interview ukaba utayikoze, abandi bakaba barazanye 5,000 by'abanyakenya. 5,000 byari icyo gihe nka 40 y'u Rwanda. Ana 5 nari mfite aslan, nari nashiriwe. Arangije arambwira ati hari ku cyumweru uzaze kuwa mbere bakuzane aho ikigo kiri. Sheikh naragiye kuwa mbere, abwira wari ubishinzwe, aramubwira ati genda umuhe icyumba, umuhe n'ibintu byose. Na interview nta n'igiceri cya 5. Na muri Kenya rero naje kuhiga miga umwaka umwe, nize haza idu irakirwa, nza kuri liste ndakomeza ndiga. Bigeze ndangije umusta wa gatatu, ni nka semester ya gatatu soje, nibwo noneho haje acceptance letter, admission letter ya hano, kugira ngo mbe nasakara hano ngaha. Urwo rero rwo rugendo mu ncamake nakoze mu 2017. Tuba turazanye, twari turi kumwe muri dufa mu bantu, muri delegation y'abantu twazanye bageze ku 9, hafi 10 wa 10 nabwo yaje. Twarazanye mu ndege, falilahi alhamdu. Urugendo nuko rwatangiye mu ncamake. Rero igihe yabishakiye, ni ukuvuga yari afite inzozi zo kwiga idini ya Islamu by'umwihariko guhera muri primaire. Ngira ngo byari mu wa kangahe? Atangiye kubigira guhera mu wa kabiri, kuko guhera mu wa kabiri najyaga mfata ikayi. Ndabyibuka najyaga mfata ikayi nkazicamo, akoramo utuntu tw'udukarine hagati ngashyiramo ubudodo, nkajya nandikamo amadua, nkahera ku dua ariko nkazandika muri cya cyarabu twitanga icyarabu cy'ikinyarwanda cy'icyapa. Nkajya nshyira idua yo kwinjira muri wese, yo kuvamo, idua y'inkuba yakubise. Kandi urabona ko ni ibintu natangiye gukunda guhera mu wa kabiri primaire. Kandi mwarakoze rero, Allah mwishimire. Kugira ngo abagifite n'inzozi bari guca mu bintu, cyangwa se inzozi zisa nkaho aje imbogamizi, kugira ngo nabo ntago bacika intege, ntago barushaho gusaba amadua cyangwa se kugumya gushyiraho idua cyane, dore ko ushobora kutabibona none, ariko igihe kiri imbere ukazabona uburyo wiga idini ryawe. Aho ngaho rero mu gusoza gatoya, nago navuga inkuru nk'iyo ngiyo ndende gutyo.
ariko simbure kwibukiranyaho muri hikma zirimo, kuko bishobora kuba byaba binahagije kuba navuga ibi tukavuga hikma zirimo, abantu bakabona ifayida nihereyeho, ndetse n'uzadukurikira wese, kuko ibi ngibi tubikorera ni umma, no kugira ngo twibukiranye ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko ikintu cya mbere nakuyemo yuko ikintu cyose ushaka muri nafsi yawe, madama ari cyiza, mu gihe ari cyiza aricyo Allah ashaka, Allah agera igihe akakiguha, hamwe n'umuhati wagiye ushyiramo Allah arakiguhereza. Ikindi cya kabiri, umuntu ntagakangwe n'imyaka ari gusaba ikintu Allah ataramusubiza, uko wenda alhamdulillah icyo gifaransa nubwo atari cyinshi cyane ariko naragiprofise, icyo cyongereza nagiprofiseho, aho muri Kenya na profise icyo giswahili, biza gucamo hano ngaha kuza kwiga iyo dini, wenda Allah yaranshishije muri ibyo, mbona wenda harimo hikma n'inyungu Allah ashaka kunshishamo, no guca muri iriya sosiyete y'abantu batiga idini, kugira ngo ubanze urebetere ukuntu imeze, yaba uzajya kwiga ukagarurira bwa bumenyi. Icyo ni icya kabiri. Ikindi, nk'uko nagiye mbisaba byose Allah, uko nagiye mbisaba Allah subhanahu wa ta'ala, rwa rugendo rwose nagiye mvuga, Mana uzamitiremo hagati yo kwiga i Bugande na Kenya mbere yuko uma kwiga i Madina. Wallahi niko byagenze. Umuntu wanzaniye amakuru yo kwiga muri Kenya, ni cyagiye nasaga nkaho naburaniwe, mbona amafaranga y'abandi ari kugenda ashira. Aho ngaho na hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam avuga ati, Allah subhanahu wa ta'ala agirira impuhwe abantu batatu kurusha abandi. Harimo uwa mbere, harimo wa muntu wagiye mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala nta kintu afite, akajya kurwana mu nzira ya Allah. Uwa kabiri harimo uwagiye kurwana mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajulun tazawwaja yuridu al-afafa, na wa musore udafite ubushobozi, udafite ijana, udafite mu mufuka n'igikoroto cy'atanu, akarongora ashaka kwiyubahisha imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mugirira impuhwe. Akazamo na wa muntu wa gatatu, ni wa muntu uzarya ideni, agafata ideni atazi aho azakura yo kwishyura, afite umugambi wo kuzishyura, kandi iryo deni ari ukurikoresha mu nzira ya halal. Nanjye rero amafaranga bari bamaye nari narayafashe nk'ideni, nubwo nabonaga ndi gukuramo 1000 kavamo 2, ariko nabyeretse Allah subhanahu wa ta'ala, amitiramo kugenda nyakoresha mu matike, nyakoresha mu biki, ngera muri Kenya ndigayo, marayo hafi imyaka 2. Amen.